Reka nizere ko mumeze neza cyane mwebwe mudukurikirana hano kuri Bikorwa Official ikaze. Bruce Melody yasobanuye impamvu yajyanye n'umuhanzi Bahati mu gitaramo yakoreye i Rubavu. So ngo bimeze bite rero? Bruce Melody ubwo yataramiraga mu karere ka Rubavu muri MTN Iwacu Muzika Festival, yaratunguranye agaragara ku rubyiniriro ari kumwe na Bahati wo muri Kenya, banakoranye indirimbo Diana. So abantu benshi bagiye bibaza cyane, ese Bahati wo muri Kenya yageze ku rubyiniriro gute ari kumwe na Bruce Melody muri MTN Iwacu na Muzika Festival? So igitaramo kikirangira Bruce Melody yavuye kuri stage, yabwiye itangazamakuru ko kuba Bahati yaraje ku rubyiniriro atari ibintu bari bateguye, ahubwo ngo byarahuriranye. Mu magambo ya Bruce Melody yaragize ati, Bahati ni inshuti yanjye, asanzwe azana hano abantu ntibabimenya aje kundeba. Uyu munsi rero yaje bihura nuko dufite igitaramo kandi dufitanye indirimbo murabizi. Arambwira ati ntacyo naguherekeza kuko nanjye njya mbimukorera iyo nagiye iwabo muri Kenya mu bitaramo bitandukanye, nkamusanga nko kuri stage, ngo rero si ibintu twateguye. Ayo ni amagambo ya Bruce Melody. Bruce Melody na Bahati wari kumwe n'umugore we mu karere ka Rubavu bongeye guhurira ku rubyiniriro nyuma y'iminsi bakoranye indirimbo bise Diana, ari nayo bafatanyije kuririmba ubwo hasozwaga ibi bitaramo bya MTN Iwacu Muzika Festival mu karere ka Rubavu. Nyine ubwo uyu Bahati yamusangaga ku rubyiniriro ni nabwo baririmbye indirimbo Diana. Bruce Melody yavuze ko ibi bitaramo byafashije abahanzi kwiga byinshi, kuko buri gitaramo umuhanzi akora hari byinshi yihuguraho. So ku rundi ruhande rero Bruce Melody ahamya ko ibi bitaramo uretse kuba bifasha abahanzi guhura n'abakunzi babo, ariko nabo ubwabo bibafasha guhura bagasabana. Ibi rero ni mu gihe Bruce Melody wataramiye i Rubavu ari mu myiteguro yo kwerekeza muri Canada, aho afite ibitaramo bitandukanye azatangira hano mu mujyi wa Ottawa ku itariki 26 Ukwakira uyu mwaka turimo. So ngira ngo murabyumva ko Bruce Melody agifite projet ndende. Ibi bitaramo bigiye gutangira ni vuba aha, ni muri uku kwezi turimo, bizatangirira mu mujyi wa Ottawa n'utundi duce dutandukanye. So guys, reka tubashimire ko muba mwabanye natwe muri aya makuru. Dukunda ko mukunda gukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Bikorwa Official. Reka tujye tubana buri munsi naho mu bindi biganiro biri buze gukurikiraho. Bye.